ubwo yakiraga mu biro bye Jock Boya umutoza w'ikipe y'igihugu y'amagare. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamusabye gukomeza ibikorwa biteza imbere uyu mukino. Uyu mutoza yavuze ko imirimo ye igiye kwibanda ku gukora buvugizi bw'uyu mukino nubwo agiye kumara igihe ari muri Amerika. I will be still coming back and forth to Rwanda. It's not like I'm going away forever. So nzajya nkomeza kuza mu Rwanda, ntabwo ngiye burundu. Nzaba mfite ubushobozi bwo kwita ku mishinga myinshi, nkakora ubukangurambaga cyane cyane bufasha ibijyanye n'amagare mu Rwanda, kuko dushobora kujya no ku rundi rwego rwo hejuru. Icyo ni ikintu dushaka. Twazanye urubyiruko rwinshi, twabonye impano nyinshi ziri mu rubyiruko. Dukeneye kongeramo ubunyamwuga muri tekinike, dukeneye gufasha za club byisumbuyeho. Ibyo ni ibintu nzashobora gukora igihe nzaba ndi muri Amerika nkagaruka mu Rwanda. Minisitiri w'umuco na siporo Uwacu Julienne avuga ko Jock Boya ataretse inshingano ze, ahubwo ko uburyo yazikoragamo ari bwo buhindutse. Jock ntabwo arangije akazi ke, ahubwo uburyo yagakoraga nibyo bihinduka. Ubundi yakoraga ku buryo buhoraho ari hano, agakora akazi ko gutoza ikipe, ko gushakisha inkunga zafasha ikipe gutera imbere. Ubu rero igihinduka nuko azajya akorera kenshi cyane hanze kurusha uko azajya akorera hano. Ibyo rero bizadufasha kugira ngo aho tujya mu bijyanye n'umukino w'amagare twongera imbaraga mu gushakisha uburyo butuma centre ya Musanze isanzwe ifasha mu guteza imbere umukino w'amagare irushaho kugira ibikorwa biyunganira. Jock Boya avuga ko umukino w'amagare ugiye gutezwa imbere mu buryo bushingiye ku bukerarugendo. Ibi abishingira ku kuba Tour du Rwanda imaze kumenyekana ku mugabane wa Afurika, igikorwa abona ko ari indashyikirwa. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.